Halo yambi bakunze aho muri TV show ndabashuje ndabayambiriye hobe muraho ndizera yuko aho muri mumeze neza nanjye ndaho ndashima Imana. Kuri iyi nshuro rero ndaje kugira ngo twongere tuganire twungurane ibitekerezo. Muri no minsi aho nafunguriye cano hari abantu b'abagabo bajya bahamagara my husband bakamubwira bati twabonye Odira kuri YouTube, twabonye avuga ibintu nibi twabikunze twagize gute. Ubwo rero iyo bamuhamagaye turi kumwe nkabyumva ni abagabo baba bakorana b'inshuti ze rwose pe numva noneho bimpaye motivation bikampa icyizere ko hari abantu bandeba, abantu bakuru, abantu b'abagabo bafite ingo, nkumva mu by'ukuri ni ibintu binshimishije. Ubwo rero mwabagabo mwe uno munsi ni mwebwe nje kugira ngo tuganire pe, kugira ngo tuganire nk'umuntu w'umumama uganira n'abandi bamama. Narinje nonaha kuri ino nshuro kugira ngo tuganire ku bintu uko biri kose nta abantu benshi pe bafite ingo, kandi mu ngo ubundi mu rugo ni ahantu tuba tugomba kwishimira tukanezererwa. Kandi naje gusanga uretse nkanjye ngiye ku giti cyanjye iyo mbabaye nshobora kubwira my husband nti iki ngiki pe ntabwo kinshimisha ko ngiye wenda ngira amahirwe yo kuvuga cyangwa ntago ngewe njya mpishamo ngo mpfiremo ngo ngende nsakuze mvuze nduru oya. Ariko hari abandi bantu batameze nkanjye abona ibintu bimubangamiye akababara agaceceka akirukanka akajya kugisha inama. Ubwo rero wenda ngewe nshobora kubwira umushuti wanjye umutware wanjye nkamubwira nti ntabwo nishimye, akambwira ese burya kandi wenda ubwo ni ikintu azi yuko nta nicyo gitwaye, ariko nkamubwira nti iki kintu ntabwo kinshimishije, ntabwo ari cyiza kuri njye, ntikinshimishije, wenda kubundi cyamushimisha ariko kuri njyewe ntikinshimishije. Akavuga ati ese burya ntabwo wishimye, nkamubwira yego. Ubwo akababyumvisha ariko tukaba tubigendanyemo gutyo. Ariko kuko abantu bose ntabwo bameze nkanjye, ntibafite impano yo kuvuga. Kandi abantu batavuga babaho babaye pe buri gihe, babaho bababaye. Usanga ari abantu baba bafite agahinda, usanga ari wa muntu uhora arira uhora aganya udashobora kubwira umupati nawe ati mugenzi wanjye ibi ngibi ntabwo bishimishije, ntabwo binyuze. Rero ubu ngubu ndaje mbavuganire abagore ndaje mbavuganire, nzajya mbavuganira kuko nzi neza namenye ko ubutumwa ntanga kuri Humura TV show hari abagabo babureba kandi hari n'abasore babureba, abantu benshi babureba. Rero ubwo ngubwo muri uno mwanya ndaje mvuganire abagore. Mwabagabo mwe rero nje kubabwira ibintu nka 5 ushobora gukora mu rugo rwawe cyangwa ukabikorera umugore wawe, kubera wenda yuko wa mugore atari wa wundi ushobora kukubwira ati ngewe ndababaye, ngewe ndishimye, we bikamubabaza ariko wenda wowe ntubimenye, cyangwa se wenda wanabimenya ntumenye urwego biriho. Ubwo rero ndaje kugira ngo mbibabwire mubimenye bagabo murebe iki kiganiro mumenye ngo kumbe burya ibi bintu birabangama, ko ni ibintu bibangama pe bishobora no kuba byageza umuryango ahantu kure wowe udatekereza bikawugeza ku rundi rwego. Ikintu cya mbere abagore kibabangamira ni ukugira umugabo muhuriye ku mibonano mpuzabitsina gusa, ukumva nicyo muhuriyeho, ukumva nicyo mupfana, kumva umugore wawe ntiyaba inshuti yawe, umugore wawe ntimwaganira, ntimwaseka, ntimwaciringa, nyine ukumva ikintu kibahuje nicyo ngicyo, ukumva yuko nicyo kibahuje kuba ari umugore, ibyo ngibyo birahagije, ukumva ni nkayo nshingano afite. Kandi mu by'ukuri umugore aba akwiye kwishimira mu rugo rwe. Mu rugo mu by'ukuri naho kwishimira ntabwo ari ahantu h'induru cyangwa ngo wumve yuko uhari kubera yuko ukora ako kazi gusa, uhari nk'igikoresho cy'umuntu gusa. Umugabo ufata umugore we nk'igikoresho mu rugo ni umuco mubi, ni ibintu bibabaza abagore, ni ibintu bitera abagore agahinda. Ugasanga
umugore ni wa mugore ushobora rwose gufata umwanzuro pe utari mwiza kubera yuko baba baganiriye n'abandi n'ibyo ababona n'ibyo bajya gute, ugasanga ugashiduka rwose umugore yanagucika ko uwo muco ni mubi kuba mwahuzwa n'icyo kintu gusa, nta rukundo cya mbere ruba rurimo. Rero icyo kintu mbibira akabanga mwabagabo mwe ni kibi, gishobora no kugusenyera urugo, kandi wenda wowe uzi ngo ni ibintu bisanzwe nta kibazo, ni ibintu biri aho ngaho bitagize icyo bitwara. Simbibiye akabanga, mbibiye akabanga, muzabikosore. Nimubikosora imyitwarire uzaba ufite mu rugo na nyuma y'uko ubikosora uzabona impinduka zabaye. Ikindi cya kabiri, umugabo utakubahisha mu bantu, ufite amahane, ushobora kukubwira nabi mu ruhame, akakubwira nabi ahantu hose, niba yaba ari n'ikosa rigaragara. Ntago byemewe gufata umugore, mama w'abana bawe niyo yaba atarabaguha, ngo ugende umubwire nabi mu bantu mu ruhame. Iryo ni ikosa, kirazira kikaziririzwa. Umugore ugomba kumwubaha, yaba yagukoshereje ukagenda ukamubwirira mu cyumba ikosa rye akabikosora, ariko ntumusuzuguze abantu. Niyo yaba akoze ikosa rikomeye, ntago byemewe kumufata ngo umubwirire mu ruhame, ngo umubwire ngo iri ni ikosa. Niyo ubibona ko ari ryo, ushobora kwihangana ugaceceka, ukaza kumufata ukamubwira uti iriya kosa nubwo nagushyigikiye, ariko ntago wakoze neza, wakosheje, ntumuteze abantu. Icyo ngicyo ni icya kabiri. Icya gatatu, umugabo ukunda amafaranga cyane aba ari umuntu mubi. Ni wa muntu utakubwira konti aho iri, ni wa muntu utakubwira uko imishinga imeze, ni wa muntu udashobora kugira ikibazo ngo utinyuke kukimubwira. Ni nayo mpamvu mwabagabo mwe mukunda amafaranga bikabije, abagore banyu babaca inyuma, kuko abona umugabo umubwira neza kandi ushobora kurekura ikofi, wajya kumva ukumva umugore wawe yaguciye inyuma kubera ko hari aho wamuhisha imitungo yawe, wamuhisha amafaranga, wagize ute. Mwabagabo mwe amafaranga yego nibyo aravuna, ariko niba ukunze urugo, reka gukunda amafaranga cyane. Umugore wawe ubwisanzure ku mafaranga, amenye konti yawe, amenye umutungo wawe ufite uko umeze, amenye uko ubushobozi bwawe bungana, kuko ibyo bintu nibyo bijya bihana n'abagore amahoro pe. Buriya umugore uzi konti yawe, uzi ibintu byose, niyo mufite ubukene abaho yumva atuje pe, abaho yumva atengamaye, abaho yumva anezerewe, ababona yuko ntaho wamuhishe. Ariko niyo waba ufite konti atayizi, buri munsi mu bitekerezo bye hora yumva ko hari amafaranga umuhisha, abajyanze bikunze niyo waba wakennye ufite zero balance, waba yumva yuko amafaranga yafite nk'uko bisanzwe iteka. Gukunda amafaranga ni byiza, gukora imishinga ni byiza, ariko niba uri kumwe n'umugore wawe ukaba umukunze, bimushyiremo, mwizere, muhe icyizere, mwereke ko ashoboye. Niyo yaba ari umugore usesagura gute, ndababwiza ukuri, umugore areba n'amafaranga nta nubwo ashobora gusesagura, kuko umururumba urashira, agenda yumva atuje, agenda yumva nta kibazo afite, agenda yumva anezerewe. Kandi nawe uwo mugore nawe aba akunze n'imishinga y'urugo, nawe agenda yumva umugore yareba amafaranga, ibitekerezo bye biza byiruka, ntabwo biza ari ugushakisha, kandi areba ibikenewe kubera ko aba avuga ati iki kirakenewe, reka mfata. Mwabagabo mwe rero guhisha konte abagore banyu, mukabahisha imitungo, ni ikintu kibi kibabaza abagore, kibatera agahinda, ku buryo n'urukundo rwanyu rushobora guhagarara aho ngaho, kuko ni nko gufata umuntu ukajya uhora umukingiranye nk'inyuma y'urugo, cyangwa ukaba umuhoza nko muri salo gusa hari icyumba ufunze udashaka yuko yinjiramo, kandi mu kandi kanya ukaza kumwe kumukenera mu bundi buryo.
umugore utanezerewe ntacyo yakumarira, nta kintu rwose. Ni abagabo mwe. Iyo si inama ya gatatu mbabwiye, icyo ni ikintu cya gatatu gishobora kugushyira mu kaga, nawe ugahora ubabaye wumva ufite agahinda, kubera yuko ibyishimo uba utegereje ku muryango ushobora kubibona nyine by'ayo mafaranga, ukinezeza ukagira ute, ariko nta byishimo by'umuryango ushobora kubona. Ikindi rero cya kane, hari abagabo bashaka abagore ari abakene, wenda abo bagore ari abakene cyangwa mu miryango yabo ari abakene, cyangwa baramukuye nyine ahantu batifashije, wenda wowe ufite nk'utufaranga ukamuzana, wamara kuhamugeza amafaranga akaniyongera, cyangwa wenda yarasanze wowe ufite amafaranga ahagije, umukobwa ukamuzana ari umukobwa w'umukene pe, uri aho ngaho w'agaturage, utazi ikintu, utazi umujyi, wahamugeza agatangira gucya, agatangira gusa neza, agatangira kuba mwiza, wabona atangiye kuba mwiza, atangiye gucya ageza heza, nkaho wakwishimiye aho umugejeje, ukajya uhora umucyurira buri munsi. Nakuzanye kenda gupfa, nakuzanye wirabura, sinzi iyo nzobe aho wayikuye, sinzi aho wayikomoye, nakuzanye uri umutindi mu iwanyu mutarya, nakuzanye iwanyu urukinga babiri, iyo utambona ntago wari kubaho, iyo utangira ntago uba usa utyo, ntago uba umeze utyo. Mu by'ukuri wa mugabo, niba hari umugabo nkurikiye ukaba uzi yuko ibyo bintu wigeze kubibwira umugore wawe, umusaba imbabazi ko waramukomerekeje cyane, kandi ni igikomere afite ku mutima we, kuko hari igihe nawe iyo utamubona iterambere ritari kwihuta, cyangwa iyo utamubona ngo amanaginge iyo mitungo, nawe wenda hari aho wari kugera ukajya down. Niba waramukunze ukamuhitamo, ni uba warakunze, ntabwo warakunze iyo mitungo ye, uba waramufashe kubera yuko ari we ukunze. Haba hari abandi bari kuri level yawe uba wararebaga, muhuje ubushobozi, muhuje amafaranga, uba wararebaga, ariko ugahitamo uwo nguwo kubera yuko nyine niwo umutima wawe uba wakunze. Ntago rero mu gihe umugejeje ku rwego rwiza kiba ari igihe cyiza cyo kumucyurira ngo umusubize inyuma, umwibutse amateka ye yahahise. Ntago cyari igihe cyo kumusubiza ahahise ngo umusubize ahantu kure, ko ibyo bintu ntago byubaka, ahubwo ni ibintu bisenya cyane. Ikintu cya gatanu cya nyuma ngiye gusorezaho, wa mugabo niba ufite umugore wawe ukabona hari ibyo adashoboye, bibaho pe, nta muntu ushobora byose. Hari igihe nyine aba ari umunyembaraga ku kintu kimwe, ariko ahandi ari umunyantege nke. Ntabwo ari byiza rero kumubwira ngo umuratire, umubwire ngo ariko ngo reba nk'akana, ngo umuratire abandi bagore, mbese umugereranye n'abandi bagore, umwereke yuko umugore wa kanaka ibingibi abishoboye, we akaba atabishoboye. Ntabwo ari igihe cyiza pe, ntabwo ari byiza, ahubwo wamugira inama ukamubwira uti kora gutya, kuko buri urebye neza wa mugore uba umubwira ngo uriya mugore ngo kanaka, ngo ni kanaka washatse, ngo kanaka afite umugore pe, ngo niwe ufite umugore mwiza, aho gufata umwanya wo kumubwira yuko kanaka afite umugore mwiza umurutana, fata umwanya umwigishe nawe uko wifuza yuko yagenda, kubera ko nawe azaba yamaze kumva icyo nyine ukunda. Ariko kumugereranya n'undi mugore, ni ukuri buriya ntimukajye mugereranya abantu, kuko hari igihe uba wumva hari igihe ubona umuntu gutya ukibaza yuko we yaba yujuje ibyangombwa 100%, kandi wenda nawe umugabo we hari ibyo abona atujuje, ariko wowe ukamureba ukabona hari ibyo yujuje. Wigereranya umugore wawe n'undi, icyo ubona atakoze neza mugira inama, umubwire uti jye nkunda ko wabikora gutya, banumva nshaka yuko wagenda utya,
birashoboka wakora utya se umugore akanaka ngo we ngo bimeze gutya na gutya akora gutya we mbona ari umuntu uzi gutanga serivisi nziza wibagereranya niba umugore wawe hari akazi akora wenda ukabona atanga serivisi mbi ni urugero nimba acuruza cyangwa afite izindi serivisi atanga zitakunyuze zitagushimishije wimukosora urebeye kuri wa wundi mukosore nkawe mubwire utariko sheri wanjye mbona ubigenje gutya byagenda gutya uko nubibwira uri kumugeranya nawe wundi nawe mu mutwe azahita yumva yuko nyine n'ubundi we nta gaciro afite mu maso yawe ahubwo wa wundi ubona ubikora neza ari wuha umwanya cyane rero bagabo ni ibyo bintu numvaga ko twavuganaho izo nama 5 ndabiza amakuru ndafite musigaye mundeba muri benshi mu bisangizanye mu bisharinge nubona mikosa rimwe muri ibyo ngibyo uzabikosore pe numara kubikosora neza wabikosoye neza wicecekeye mwibanga rikomeye cyane uzabikosore mwibanga rikomeye cyane wicecekeye utwo tuntu dutanu nimba harimo akamukora uzadukosore mwibanga rikomeye cyane nukuri umugore wawe azahinduka azagira impinduka kandi pe nanjye mujye mumbwira yuko hari icyahindutse ubwo rero kuri uno munsi uno mwanya nari mfashe wari wo kugira ngo mbwire abagabo ibibangamira abagore babo rero n'abagore nabo ndaje mbeshake nzababwira ibibangamira abagabo kuko natwe ntabwo turi perfect natwe hari aho turi abanyantege nke natwe hari aho dutsindwa rero kuba ubwo kandi ku by'abagabo bwo noneho navuze bikeya cyane byaba n'ijana natwe rero dufite ibyacu ubwo rero n'abamama namwe bamama namwe bakobwa nzazana ibibangamira abagabo banyu iyo muri mungu ubwo rero ndabakunda kandi n'abasore nabo abasore ndumva hari abasore nabavuzeho n'abakobwa nzabavugaho n'abamama ibyacu nabyo nzabivuga rero nshuti zanjye bakunzi banjye murabizi ndabakunda namwe murankunda mujye mubinyereka mumpe imbaraga mwandike comment mukore share mukore like mukore cyane subscribe ukanda aho ngaho handitse subscribe wongera akande bwa kabiri hazaza akazogera ka all notification uzajya ubona notification zose uko dushyizeho ikiganiro uzajya uhita ubona notification muduteze imbere natwe tubateze imbere twungurane ibitekerezo tuganire dushyire hamwe kandi turi kumwe n'Imana ndabyizeye tuzagera kure rero ndabakunda mwese bye Imana ibarinde.